cya gicecuru ngo cyariyahuye ra Nimukira mama ariko suvuganye ko bukwe kecuru ngo cyariyahuye ngo ubukwe butaba. Mama w'umusore niwe wiyahuye. Yari yahuye byo kwiyahura se? Yariyahuye ntiyapfa n'imitwe. ntabwo ari imitwe ariko mama yarapfuye je nagizeho sanga bamukuye mu mugozi. Ubundi we n'ugomba kumunkundisha akankunda ndabekera abagomba kukuvugira. ariko nakoze isa Mama ntashobotse muri muno buzima simbizi. Ihanga niho kigomba kuba. Gasuwe zamuka. Kirimo hano no gitabi. Ngiki we hano yo mwijuru we nibi byanzongereje burya nibi ngibi nibyo koko habonetse muganga gakondo uvura amarozi y'ubwoko bwose gutsirika ndetse no kugaruza ibyibwe avura amarozi arimo nk'ibitegano ibihuhirano ibigaburano nyabingi ndetse n'ibindi ikindi kandi agakongora inyata ushaka kuvugana na muganga gakondo wamubariza kuri nimero ya telefone ikurikira ku magara yawe hakiri kare hatatagutenguha di. Bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuza mifuza komeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kundi. Uyu munsi ndi kumwe na Farida ndetse n'umugabo ngira ngo muribuka ko bari bafite gahunda y'ubukwe mu kwa kabiri mu matariki ya mbere niba ntibeshye twarategereje nta bukwe bwabaye n'abantu benshi mu byandika muri comment mu biganiro byacu muvuga mu tubukwe bwa Farida bwagenze bite ko nta bukwe twabonye. Rero nabo bashakiye kugira ngo badusobanurire impamvu wa mugani nta bukwe nta n'impamvu igaragara batubwiye impamvu ubukwe butabaye cyane ko mama w'umusore ari we cyane cyane utarabwifuzaga. Niyo mpamvu turi kumwe nabo kugira ngo batubwire ubukwe bwarabaye se bwabaye mu ibanga bwarapfuye niba bwaranapfuye se tumenye bwishwe n'iki. Reka tuganire nabo tubashe kumva uko byagenze. Fari tuguhaye ikaze. Mbona sukunje So mfite ikintu cyo kunshimisha koko ke nta kintu cyo kwishimira na kimwe gihari. Todoro umeze ute? cyane bo Rakomeye. umeze neza Wowe uri kwisekera urishimye umugore yakambije. bose kariba byiwe Nasa murandakaye. Niko ko umugabo wameze neza ukaba wakambije Imana. uyu kuva ubukwe bwacu bwabaye nabi ntakimeze neza Ariko wamuganye. Impamvu rero twari twifuje kuganira namwe ni kuri iyo mpamvu n'ubundi bukoreka tunahahere n'ubundi kuko nicyo cy'ingenzi cyatumye twicarana namwe. Ubukwe ko butabaye Fari byagenze gute? Ko cya gicecuru ngo cyariyahuye ra Nimukira mama ariko suvuganye ko bukwe kecuru ngo cyariyahuye ngo ubukwe butaba. Mama w'umusore niwe wiyahuye. Yari yahuye byo kwiyahura se? Yariyahuye ntiyapfa n'imitwe. ntabwo ari imitwe ariko Bari yawe ni yapfari nukazi. Yiyahuye ateze. Yiyahuye ku munsi w'ubukwe. Ni kuvuga ngo ubukwe bwari bube twari bukora umurenge ku wa 4 yiyahura ku wa 3 nimugoroba. Uyu nawe yirukanka ngagiye kureba nde mama we kandi birumvikana. Asubu byari ngombwa ko yiyahura njyari ibintu mba nibaza. Umuntu niyo wamwanguka ukageza ku ndunduru nyine yo kumwanga kandi wakifuza ko ubukwe butaba. Narabikoze arabikora ntiyapfa mubona ko yabikoze cyangwa n'igende byo kubeshya umuntu avuga ngo yahuye. Umva yarabikoze rwose tuzabereka amafuta abantu niba biri ngombwa tuzayabereka yinaganitse baratwaye ngiye cyo nakoze narasetse. Niko gusa nyine wenda niko mama we yarapfuye. mama yarapfuye je nagizeho sanga bamukuye mu mugozi. Kubera ubukwe se? Kubera ubukwe bwacu cyangwa hari indi mpamvu yaba yaratumye atekereza kwiyo. oya ni buriya bukwe bwacu ntabwo yakunze Farida. Kwanga Farida kugeza aho ubuzima bwe yumva ko yabureka akava ku isi. cyane rwose nanjye yarantunguye bamwe. Cya gihe tuganira yaravugaga ngo ntago muzigera mubana ngo ntago muzakoruka ko tukagira ngo ni bya bindi wenda bisanzwe ntago wenda abikomeje. Yari seriye mama. Ngaho kugira ngo mubane ngo yapfa biki bintu nk'ibyo. None kumbi byarangiye abigezeho. Hari abantu kuri no si baba bari seriye biri ku rwego nyine umuntu atabona ukuntu abivugamo. Gusura mukecuru ngiye yarantunguye.
yarantunguye pe. Ubu niba nzabana n'umugabo tudakoze ubukwe nicyo kintu nibaza kandi ntabushoboye. Kubana se byo zabyemera ahubwo umuntu wiyahora kuko mugiye gusezerana gusa kubana byo bisanzwe mutakoze umurenge byo zabyemera. Ni ikibazo gikomeye sinzi ukuntu bizagenda. Twagira ngo hari ikindi kintu mupfa kindi ku ruhande kitari sa kwanga urwanguru. Wagira naramwiciye ko ari kumwe n'umwana wagira naramwiciye cyangwa wajyanye n'ikindi kintu namukoreye kibi. Uko urwanga kwanga umuntu yashaka kubyumva. Wewe witwaye nabi imbere rega tutarahura. Ariko yewe mama wawe nawe ntagashobotse kandi uvuze ko nyiri urugo yapfuye ntago ari bumwishe. Mama wawe yitwara nabi nawe ntagashobotse muri buno buzima. Tanguye nawe kurengera rero. Ntago ari ukurengera saba niba ndishya none kambyemere niba ndishya. Kuki badashaka guca bugufi imbere y'umukazana we. Wewe nimba ushaka tuzakora mariage basaba zo gukora ibintu nyine bimwereka yuko bahindutse tutari nka mbere. None nzakora iki ubwo nakora iki? Umuntu ugezeho kwiyahura ubu bivuze ngo n'ubwo umwonge yakongera kwiyahura. Mutekereje kujya gukora ubukwe. Rero simbizi ukuntu bizagenda pe. Sinzi ukuntu ibintu bizagenda gusa nyine inama n'ibitekerezo muri komite bazatubwira ko tuzabigenza. Abasore benshi ngo biragoye ko umusore mubana hari igihe bafite mama we akamera nk'ashaka kuba ari we mugore w'umwana we. Nyine agashaka kumutegeka, agashaka kumuhitiramo, agashaka kumuyobora, amafaranga yo mu rugo rwe yakoreshe gutya, umugore bigende gutya. None nawe niko bigiye kugenda. Niko byagenda. Bigaragara ko mama uyu nagendera ku bitekerezo hari bya mama we kuko iyo mbona ibintu byose dukoze ibintu byose tuganiriye. Uzi nk'iyamamagaye mama ari kuninjura ari kumbwira ati subwo ngubwo ngiyo yicaye n'umwana wanjye mugashinga imishinga utabanje kubimbwira ubumva ko nari bubimenye. N'ubu nawe nta kintu ajya yisha mama we. Ndagemuhisha wawe. Uzi kezi kintu gihari. Ibintu byose se byinshi tuganira babizi. Kintu gihari twateguye ubukwe. Mama avyivangamo. Yari yabivuze n'ubundi. Yabivuze na mbere hose. Ubu ikintu gihari ni ukuzoga tukicara tukaganiraho tuzaye na Farida. Tukaganiza mama tukumva ukuntu bimeze. Byibura arifuza iki? Isi urwanga mufitiye ni urwango ruhe bapiki. Nyine wajya hari ikindi kintu baziranye hori babiri tutazi. Kuko ntago wabona umuntu bwa mbere ngo uhita umwanga urwango uvuge ngo nabana n'umwana wanjye ndicijoze. Sundi mama nta numuziranye mbere we tutamenya. Na hamwe pe. Wenda da. Uya harahari. Nahuriye. Na hantu na hamwe. Bara wenda muri babiri. Kuko nakwanga nta muntu wangu. Na hantu na hamwe nziranye na mama wawe twanamumenye kubera wowe. Kandi iyo twatuziranye ubuze umuntu mwamenya nabwo mugabira mwahita mushwana. Nta n'ikintu kibahuza ahubwo uriya mukecuru afite depression ahari kuba atarakoze ubukwe bayumva n'abandi batabukora sinzi. None bivuze ngo cyangwa se hari undi mukobwa afite ashaka kugushyingira? Ntabwo namwemera. Oye wenda birashoboka ariko avuga ati hari umukobwa nzi umwana mwiza nshaka gushyingira umwana wanjye wenda Farida simukene. Ntabwo turabiganiraho mama ariko ntabwo yonkundira na mariage nibigira nabikomeza tuzosana n'utu tuyikore. Cyangwa se ufumye umureke none se urozatuma mama wawe apfa. Ureke Farida ukuhite uguhaga bivuze ngo hagati ya mama wawe na Farida ugomba guhitamo umuntu umwe. Nicyo kintu ndi kubona. Nzohitamo umwe muri bo. Kuko niba bigezeho umuntu mu byavuga ati ndiyambura ubuzima mubana n'akanaka. Ubwo bivuze ngo nk'iyo bitinda ntihagire umuntu haboneka ngamutabare yarakabaye yarapfuye. Karabaye. Ku mutima wawe wenyine ubwawe. Wishinza ko wishe mama wawe. Ndabeshya. Kumva ko mama wawe yapfuye kubera umugore wakunda umukobwa wakunda. Byo bari byiza no. Iteka ku mutima wawe uhora wishinza ninge nishe mama ninge natumye apfa. Iyo mureka iyo mbimenya Farida nkamureka. Bivuze ngo hagati yawe mama wawe yifuza ko hagati yawe nawe na Farida uhitamo umwe. Kandi Farida yiboneye umugabo ati niboneye umwana mutoya nariboneye ni nabyo umwana muto se bakurugo naga ari umwana muto ahubwo nuko nabonye umuntu twahuza yiboneye umuntu umuhuza none nyoko bukwe tayara gukuye amata mukara uyu nawe nagenda nyine ubwo azaba ari imwe muri baba bahungu bakundanye na kuruta abagore babo uzabona umugabo ukunda kurusha nyine cyane rwose. None erega abagiye kubaka umuryango we mama n'aba barubatse we byararangiye byaravuye mu nzi. Ikimenye dore ni hano ugiye kubibonera. Gusa nyine sinatuma umuntu apfa ngo kugira ngo nde nkore ubukwe cyangwa ni n'umwana sibyo. Uyu nguyu icyo azahitamo nzacyakira. Kuko n'ubundi abantu bose tuba twaragiye duhura nabo mu buzima tuba twaragize amahirwe yo kubana nabo.
twagiye duhura n'abantu benshi tugenda dukundana nabo ufite tugatandukana nyoko kutagukunda byakira gute ntabwo njye nyine mbyiyumvisha njye ntekereza ukuntu kugeza aho yumva ko yakwiyahura njye ntekereza ukuntu sibyo nyine njye mbona abandi bantu bubaka bakabana n'abantu nkabona ba nyirabukwe barabakunze nibaza ikintu njyewe uriya mukecuru namukoze ku buryo ageraho ajya kwiyahura. Keza ari ikintu yavuze mama nahandi hano muziranye nta na hamwe rwose pe harahari si mama wawe se muhamagara umubaze cyangwa uzamubaze cara kwanga pe aranyanga se byonyine kandi nawe ntumukunda ariko gusa ukwanze nawe ntiwamukunda none se mukunde anyanga namukunda ute ntusi no kumukunda ntabwo mukunda pe nose njyewe n'icyanyereka cyo ikintu gusa mwubahira n'ikintu nyecuru dutangiye ntiwabyumve nguko makira gicecuru n'icyana kiba nikira mama oya n'umwana mubi mama wawe guteye yahura none se ntabwo abashimishijwe n'ibirori byawe kandi uri umwana we ngo nuko ngadanshaka byibuze ntiyanafunga n'umwe akavuga ati kambikorera umwana wanjye nabyibuze akore n'ibyo birori bundi kuko ari mukura kuruta yakavuze ati kanihangane wenda azahinduka wenda azahinduka niba ari imico mibi abona mfite izahinduka yego nyagasani ntabwo uzomwereka gute ko wahindutse nose ubundi we mu by'ukuri kankubaza kari mama wawe uzamuganiriza umubaza ati umugore wanjye mufiki gituma umwanga hahandi tuzogenda tujane twese turi kumwe ubushize ko twagiye ntiyaraduhitanye ya tumuteguze keza ibintu byabaye turi hafi gukora umurenge twagiyeyo mu rugo avugana n'umuhungu we ngiye nguma hanze yanga ko winjira yanze ko ninjira mu nzu arabyanga pe ndavuga se ubu koko nkora iki ndababara ndarira ndihanagura ndavuga ati kandindire wenda uriya ari nasohoka ari buze kumbwira nawe urabizi umukobwa wese utegereje ubukwe aha mavura yashinga ugakomeza ugahagarara da urabona uzakomeza umubano wawe na Farida na mama wawe atabishaka birimo no kubura ubuzima ubona ufite ibibazo byinshi wowe nk'umugabo kuko hagati y'abagore babiri ndabona usabwa kuzahitamo kandi bizafata kandi nabyo biragoye guhitamo cyatari kuko ari mama kuko ngiye tuzasazana no nyina ntago basazana se gute no sazabaho nta rugo agira rega mama we yabaye yashaka undi rega mama we cyumva kuri ngombwa paka mama we ndapfa kandi hari abandi yashaka nyine oya nyina nawe napfe tuzareka ubwo umurenge nyine twibanire gutyo nyina nawe napfe oya ntapfe mama warega ikintu adashaka nuko dusezerana aragira ndambirwe mbivemo dutandukane keza ari ibintu bigoye abintu babigoye gufata umwanzuro ngo wewe wibabaze nawe ngo usimishe mama wawe buriya haje ibintu byose bituma uhitamo ugira amahitamo abiri uhitamo umuntu birabigoye ngo uyu mureke hitemo birabigoye ariko nyine nibabaze ndeke mama yishime kandi buriya umubyeyi nawe ni umubyeyi rero urantinya amagambo usuka umubyeyi akuvamo bikagufata buriya teka n'umubyeyi umuntu wese akubwiye ijambo yababaye akarikubwira risere rimuvuye ku mutima cyangwa byakunda icyo kintu kiragukurikirana rero wowe ujye uguyaguya mama wawe umuganirize buke buke wumve ikibazo afite runaka gituma atifuza ko wibanira n'umuntu wikundira wifuza nyamara kirahari ikintu mubi gifatika yaba niba ari icyaguhisha niba ari igiki ukimenye cyavuzwe gisabirwa imbabazi niba ari imbabazi Farida zisabe niba igisabwa cyose ariko byibura hagati yanyu habonekemo umwuka mwiza no kumubana muvuga uti turabanye imiryango iradusuye famiye ziradusuye none se mama wa Farida nimbaje yahura na mama we bagatukana ukamenga hari abakecuru bashaje wamurozi we undi wamurozi kazi ndayawe ndayishaje none Farida yatutse ngira ngo ngira ngo tuku umukecuru ngo ndayishaje nako se waba yitwaye ute mama uzi ikintu mbona se mama wa Todoro kubera ko nyine nawe niyoroshye ariko kubera ko atagize amahirwe yo kubana n'umugabo urumva akabyara biri aho ngaho nanjye akaba yaraje agasanga ndi umugore watandukanye n'umugabo ugiye kubana n'umuhungu wiwe aba yumva ko nyine n'umwana nawe wiwe nawe yaba mu buzima yabayemo yabyara nko hanze ntagire urugo ko ari bibise kwifuriza umwana wawe njye niko mbibona none se umuntu w'umukecuru ungana kuri ufite ubwenge nk'uko areshya wifata akanga ko umwana wakora ubukwe bicaza mukambwira ikintu mupfa akanga ko umwana wakora ubukwe
abandi babuze amahirwe yo gukora ibyo birori nk'ibyo twa tugiye abandi kwikorera barabishaka bakabibura cyane no ibaze man njembuze n'amarira ibaze buri bucu gakora umurenge gwateguye ibintu byose abantu biteguye nkaho mwakoze ibirenge bo mukajya gukora ngo gutabara umuntu ngo wari ugiye gupfa ibintu kandi none ntabwo wabona mama wagiye kugira ngo uhite uvuga ngo reka ejo none tujye mu murenge none wiwe bamuhaye amafoto batanamuhamagaye ngo banamubwire ngo mama wagize ikibazo ariko naragezeho nsanga inkovu zirahari zo mu izosi nyine ibyo birumvikana ariko mama nawe ntabwo yuzuye mu mutwe pe kangubwiza ukuri si ukumuvuga nabi mama afite ikibazo uzamubaza ikibazo afite aruzuye ni ubwangu nyine mufitanye wowe naho ko muzombwira ikintu mupfa ariko ndashaka kuzamubaza niba ashaka ko tugusangira nabyo nzabimenya oya ntuzashaka ko tumusangira none se ubwo nzabivuge gute nabyo bibaho ariko ntabwo bibaho umusangira se akaba umugabo wa nyina none kamufuhira kuruta uko njye namufuhira ahubwo wamukunda kurusha uko umukunda niba twabyita urukundo wenda niba ariko twabivuga kuko mugani amufuhira kurusha uko umuntu bakundana yakamufuhiye mw'abantu mwe rero mukurikira Keza TV show ni ukuri kw'Imana muri comment nibatubwira ibyo bintu niba ari umuntu wenda byabayeho usangiye umuntu angira inama y'uburyo ki ngomba kwitwara kugira ndeko nahuza nawe niba hari uwaba yarasangiye umugabo na nyina cyangwa se ndafite nyirabukwe ufuhira umuhungu mufuhira se ngo mu mazi ndamubera umugabo none se kuca banga ko umwana wakora ibirori nk'abandi bana mama nzo kuntu nitonda byamunaniye wewe kwera kuzi kera byamunaniye kumva sanziye kumbona ku macano byamunaniye kumva yuko uzohinduka none se wowe kuki utamubwira yuko nta kibazo cyanjye nkawe muntu tuziranye duhorana ubundi we ugomba kumunkundisha kankunda ndabekera abagomba kukuvugira ariko nakoze isa amawe ntashobotse muri muno buzima simbizi ntashobotse kandi ibyo birabangamira umubano birabangama kuri cyarambangamira kanabangamira umuntu wumva ko kanaka kwanga nabyo ni bibi tera stress byatara stress ari umusore kumva ko mama mutumvikana ngo banje amaze kunanuka kubera mama we udashobotse muri buno buzima sibwo nkiyapfa kabana akuwe abantu baranihaze ubu nakwaga kugezaho niyehura kubera wowe nako yuzuye ufite ubwenge muri muntu mari adakunda n'ubuzima bivuze ngo urwanga kwanga rungana n'uko yanapfa nuko yapfa tu menya ameze nk'uruzizi kuri waba yumva yankubita se mukore no ku cyombo uruzizi niki mu Kinyarwanda ubuzizi bwa boro bugenda ku mineke dusazi dutoya babiri ntabwo uramenye ikirundi ngo umubwire mu kirundi ndakizi se ntacyo nzi pe noneho nari nanjye no kukimenya uriya mukecuru yatumye nyizinukwa burundu uriya mukecuru niwe ukibwira ntabwo rero nyibwira ko yatumye nyireka kandi ubonye ukuntu papa w'uyu data bukwa nkunda ubonye ukuntu bashiki b'uyu bankunda katubwiye ngo wabakubeshya ngo ntibagukunda ntibanagukunde tuzomunga mama tugiye muri Kenya se dukora ubukwe muri Kenya tuzajya muri Kenya se dusige ntabwo nakisigira abana keka nabo nimbajyana kandi ntabwo nabajyana baba bari kwiga ni Kenya se nabwo biga none se bwo numusiga akamenya ko twagiye akiyahura none utari bubone uko tumuyi Yesu ntabwo dushaka muri buno buzima Yesu we shamba ni hatari ndashaka kuzamjya kumva nkubwire uzamufate azi ko ari we mugiye guhura muganire ukumva noneho azi ko ari we mugiye guhura aze tuganire tumubaze ikintu dupfa sibyo njye mba numva aricyo kintu cyaba aricyo cyiza kurutaho ati nanje aho bigeze mama amaze kubonera stress kumbuza umuntu nkunda se arakabya bingeza ahantu kabisa arakabya muri buno buzima ariko ku giti cye arabangama pe umubyeyi ubu muretse byakwanga nyine nawe ukazafata amahitamo nk'umuntu mukuru kuko umugore ni umuntu bamugiye kubakana ubuzima ni umuntu bamugiye kubyarana ni umuntu bamugiye kubana Imana yabumugisha mu kabano ubuziraherezo mama wawe nawe yubatse urwe yagize umuryango we afite ubuzima bwe wa mugani ntuzamushaka ngo umugire umugore ntabwo agomba kukwicira ubuzima gusa none tutirengagije ko nawe ashobora kubaburira ubuzima bitewe n'imyanzuro mibi yakwihitiramo ahubwo wamba nuriya mukecuru bizarangira ndose kugira ntandukane n'umwana we ntabwo yabikora uburozi bukurahe
umuntu ugira imbaraga zo kwiyahura nabona byanze akabona biranze bigeze nyine abona kudutandukanya byanze burundu shazabikora cyangwa nzo kwifurenda bareke mwese arewe zapfe ngo yigowe siniyabura umuzimu wo kwiyahura we nuwabateye iwanyu waturutse uzi ko kwiyahura ari umuzimu mubi ari umuzimu nk'uko mama wawe yabigerageje uzi ko bishobora kuzabakurikirana ntihazabura undi muntu uzakurikirana yarantunguye kabisa ni ukuri kiriya kintu ni kibi nuko anakifuza mariage kwiyahura ntabwo ari ikintu kizima uriya ni umudayimoni cyari kitaragera igihe byari bitabirangira ariko bizarangira uriya muzimu mukurikiranye zapfa zabibona nubwo twese ari iyo nzira kuri kumwica ntabwo ari ukumwica ariko mbona ariyo nzira nyine none se umuntu udashobora kumva niba nazapfa vuba agiye kumwica kabiri ndamwica kabiri se gute kandi ari ubushaka kwiyahura oya hari ikintu mupfa mama yabyakiriye gute Fari acyumva ko byarangiye ba mwana biyahuye kugira ngo ubukwe buhagarare yabaye nawe nk'ugiye muri koma aravuga si bwo komana nyagasani birarangira bite kandi barahuye aramwinginga ati waretse abana bakibanira umukecuru shara buriya mama afite ukuntu aca bugufi buriya abarokora ukuntu baca bugufi agaca mama yaragerageje ntabwo atagiye yavuze ati cyoza mwana wa none wumva ko mama ageze akambwira ati mu biganiro nimubona byanze kugira umuntu apfe mubireke muzabana uko cyangwa se kimwe n'inkundo muzazireka kugira umuntu azapfe kumva rero ntabwo nibaza ukuntu tuzakomana nkirekera umugabo mukunda ngo ngiye nirihe jambo wabwiranye ko ngiye ikintu namubwira ajya ashyira hamwe yumve ko umwana we mukunda kandi nawe simwanga namwitwaye uko yanyiyeretse simwanga pe n'Imana mu ijuru irabizi gusa nyine nanjye iyo umuntu aje akanyereka yuko ashira isoni ansuzuguye biba ari ukunsuzugura nanjye ntabwo namwubaha ngo nuko ngo yambyariye umugabo byose ni ibiki gusa ikintu namubwira cyo nambabarire areke nikorera ibirori nibanire n'umuhungu we arankunda nkabibona nanjye kandi ndamukunda natanga agahenge naduha agahenge pe naduha agahenge twiyubakire turabishaka twese ntabwo simbizi mbese urumva twagira ngo muse n'abasobanurira abantu ikibazo cyavutse ariko turacyumvise n'ubundi ariko cyaranagaragaraga kuko yari yarabirahiriye avuga ati sinzigera nemera yuko mubana ariko twe twumvaga ari amagambo ariko nimba yarabigerageje no kubishyira mu bikorwa urumva ko byagezeho bikomeye byarabaye kubyitondera no mu ibaza reba cya kiziri kubazira ikihene wenda abantu benshi barakizi ndakubwiye ngo cyaragiye kiramukobora izosi kirarikobora ahandi nyine hafi ahagosha abantu biyahura bagira n'imbaraga umuntu wiyahura bayiyemeje njye niyo naba nkukunda ibyo gupfa sinageraho kwiyahura rero nizere ko abantu mwese mwabumvisha impamvu ariko n'ibitekerezo by'abantu birakenewe shamva nibatugira inama hari umuntu waba nawe afite yarigeze kugira nyirabukwe umeze nk'uyu ese Farida bigenza ate yemere gutandukana n'umusheri wiwe batandukane kubera nyina bafumye babane se nyina yiyahure ese nyina arakomeje ibintu inama muri comment zirakenewe kugira ngo ubukwe tubutahe cyangwa se niba ngombwa mugana kugira ngo amaraso ameneke hejuru y'ibyishimo by'undi banatandukana akazashaka undi n'ubundi ubuzima buri muntu buriya iyo umuntu ari wawe Imana ibijyemo byo gutandukana nabyo ndumva nabizi niba rero Imana ibizi ko muzabana bizashyira bikunde n'ibinanga kandi nyine Kedi chonzi cho ntabwo mama zomitira umugore tuzobana nawe Tubitegereze tureba ariko bitegereze munabisengere kuko iyo bintu byajemo gupfa biba kandi ari byakabaye biba abigoye badusoreze hano ubundi tuzagenda tumenya amakuru uko bimeze naho mu kiganiro cyacu